Bakunzi b'ikigo Kunda Ubuzima Health Care turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kigo Kunda Ubuzima Health Care. Ikigo Kunda Ubuzima Health Care dukora mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu nyubako ya Chic muri etage ya mbere ku muryango wa E050 niho dukorera. Njyewe ugiye kogezaho iki kiganiro nitwa Eric Abizera, ni njyewe tugiye kuganira ku nyunganiramirire, ku miti naturelle ikomoka ku bimera irinda ikanavura indwara zitandukanye harimo nka kanseri y'umwijima, kanseri y'igifu, kanseri ya prostate, kanseri y'amara ndetse na kanseri z'ubwonko n'izindi kanseri zitandukanye zifata umubiri w'umuntu. Kano kanya rero tugiye kuganira ku nyunganiramirire cyangwa se food supplement cyangwa se supplément alimentaire mu ndimi z'amahanga. Iyi nyunganiramirire yitwa Magnesium, ariko mbere y'uko mbabwira kuri iyi Magnesium mbatera amatsiko ho gato, reka manze mbabwire adresse yacu cyangwa se nimero zacu za telefone mwaduhamagaraho. Mwaduhamagara kuri 078 56 86 3682. Website yacu ni wa3kundubuzima.rw cyangwa YouTube channel yacu ni Kunda Ubuzima Health Care. Ahantu ho mwahadusanga. Iyi nimero nababwiye ya telefone iba no kuri WhatsApp ni 078 56 86 3682. Dukora mu nyubako ya Chic muri etage ya mbere ku muryango wa E050, aho niho dukorera. Abari mu mahanga, abari muri Amerika, abari mu Bwongereza, abari mu Bufaransa, bari muri Australia, bari Norway, abari mu Bushinwa, mu mpande enye zose z'isi, n'abari Malaysia, n'abari muri Afurika y'Epfo, Uganda, Kenya, aho hose izi product tuzibagezaho. Dukora delivery kandi izibageraho mu buryo bworoshye kuko dukora n'ibigo nka FDA, Food and Drugs Administration, n'ikigo GMP, Good Manufacturing Practice, n'ibigo Halal by'abayisilamu bishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa, ndetse na FDA, Rwanda Food and Drugs Authority. Ibyo bigo byose turakorana kugira ngo izi produits zibagereho mu buryo bworoshye kandi nta mananiza abayemo, kandi ushobora kubageraho hagati y'iminsi 10 n'iminsi 6 produits ziba zabagezeho aho muri hose. California, Chicago, Washington, Boston, California hose imiti ibageraho kandi n'uburyo bwizewe. Iyi miti naturelle cyangwa se izi produits naturelle zikozwe mu bimera, ni nziza kandi ziratunganyijwe rwose, nta ngaruka mbi zitera mu mubiri w'umuntu. Rero tugiye kuganira ku nyunganiramirire yitwa Magnesium. Magnesium namwe mwumva nyine ni umuti unanura naturelle. Iyo wariye nabi uburiye uburozi, warya neza ukaburiye umuti, niko tubigenza. Inyunganiramirire rero zirarinda kandi zikanavura. Zivura indwara zitandukanye, zisukura umubiri, gukuramo imyanda, toxins, gukuramo nk'uburozi bwa bwaragiye mu mubiri w'umuntu, nko kuburya ibikomoka mu nganda. Ibyo nabyo ni ibintu bishobora gutuma umubiri wangirika kandi si byiza rwose. Mujye mwirinda ku byo murya byose kugira ngo mugire ubuzima bwiza. Rero iyi Magnesium ni capsule ikozwe mu bimera irinda ikanavura, ariko icyo yagenewe ni ugukuraho ibinure. Ariko mbere y'uko mbabwira kuri iyi Magnesium, ndashaka kubwira abantu mwese murya amafiriti, murya ibintu bikomoka ku nganda, murya za confiture, murya za fromage, murya inyama zitukura nyinshi, murya ibintu bitandukanye mbese ku buryo bishobora kwangiza umubiri w'umuntu. Kunywa amasukari menshi byangiza umubiri w'umuntu. Urugero nko kunywa amata menshi, buriya amata agira ibinure byinshi. Niyo mpamvu mugomba kugira uko mubigenza kugira ngo amata muyagabanye, kugira ngo mutongera urugimbu rubi mu maraso, kuko akenshi na kenshi abantu benshi barimo kurwara za hypertension, barimo kurwara diabete, barimo kugira ibinure ku mwijima, bakagira ibinure bitandukanye mu nkuta z'umubiri w'umuntu, ari uko twariye by'akavuyo tutariye neza. Niyo mpamvu kugira ngo umere neza ugomba kwirinda ibyo byose byavuye mu nganda, kurya inyama zitukura zagiyemo ibirungo byinshi harimo nka za kibe, magi. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane kandi bishobora kwangiza umubiri w'umuntu. Ni ngombwa ko mugomba kurya ibyapimwe byizewe ku ruhando mpuzamahanga, harimo nk'iyi Magnesium.
ubwo ngeze ku bantu bafite ibinyenyanza. Ibinyenyanza, igitera ibinyenyanza ni ukurya ibyakomotse mu nganda, ni ukunywa amata menshi, ni ukurya amafiriti menshi, ni ukurya za konfitire, ni ukurya za foromaje, mbese ni ukurya ibintu by'amavuta byinshi. Noneho ibyo bintu iyo bigeze mu mubiri, umubiri unanirwa kubikoresha kugira ngo ubivanemo intungamubiri zigomba kuwutunga. Iyo umubiri ubuze uburyo ubikoresha kugira ngo havemo ibiwutunga, ubwawo umubiri uhita ubikoramo ibinure. Ibyo binure bikajya mu mitsi itwara amaraso mu mutima, bikajya mu mitsi itwara amaraso mu bwonko, bikajya mu mitsi itwara amaraso mu bihaha, bikajya mu mitsi itwara amaraso mu bice by'umubiri bitandukanye. Imitsi ikaziba, yamara kuziba nibwo uzumva umuntu ngo arwaye imitsi, nibwo uzumva umuntu ngo afite ibinure ku mwijima, nibwo uzumva umuntu ngo afite ibinure byagiye mu nkuta z'umutima, ugasanga umuntu arwaye uburwayi bw'umutima bituruka ku binure bibi ariko byavuye ku byo kurya tuba twariye. Iyi magirimu rero, iyi magirimu kabusire ikuraho urugimbu rubi ndetse triglyceride mbi izivanaho na lipide mbi ikazivanaho, ibyo bita cholesterol nazo zikavamo. Ndavuga kuri cholesterol mbi, iyi yagenewe kubitwika ikabishiririza bikavamo. Ibinure byagiye mu mwijima, iyi ngiyi iragenda ikabikuraho, irawoza, iraklinsinga, mbese inetuwaya umubiri, ibinure bigashiramo, umubiri ukaba umeze neza, ogisijene igatambuka neza, ikagera ku bwonko neza, kandi umubiri ugahumeka ukumva umeze neza. Hari abadamu batinya kwambara umwenda wabo kandi baguze umwenda mwiza, umwenda usobanutse, umwenda ukeye, ariko bagatinya kuwambara bitewe n'ibinyenyanza bafite. Ndababwira ngo nimuze mutware iyi magirimu kabusire ijye gukuraho ibyo binyenyanza, irabikasa mu gihe gito kandi ugire umubiri mwiza. N'abakobwa nuko namwe mugira ibinyenyanza nimuze mubikureho, kuko ibinure byinshi, ibinyenyanza bituruka ku binure byinshi, ni ngombwa ko mubikuraho. Kandi ibinure byinshi biragenda bigafata muri systeme de reproduction cyangwa se mu ndibyara, bigatuma n'abadamu badasama. Niyo mpamvu umuntu uzi ko afite ibinure byinshi yakwegera muganga ubifitiye ububasha akamusuzuma, akareba ko ibinure byinshi abifite kugira ngo bitamubangamira, bityo akagira umubiri mwiza uzira imyanda. Hari abagira umubyibuho naturel, abagira umubyibuho naturel nabo turabavugaho. Hari igihe ufite umubyibuho naturel ariko nta binure ufite, icyo ngicyo nta kintu twabikoraho. Ariko ndavuga ibinyenyanza, ndavuga ibicece, ndavuga triglyceride, ndavuga cholesterol mbi, ndavuga lipide mbi. Izo lipide mbi nizo zikurwaho n'iyi magirimu kabusire. Abantu mushaka kunanuka mwagana ikigo Kunda Ubuzima Health Care, tukabaha iyi magirimu ikabakuriraho ibyo binyenyanza mufite ku mibiri yanyu. Abantu mufite urugimbu ku mwijima mwaza tukabaha iyi magirimu igakura urugimbu ku mwijima. Iyi magirimu iyo iri kumwe na golden haifa, iri kumwe na reishi, iri kumwe na productive, iri kumwe na spirulina, biragenda bigafasha umwijima gukora imbaraga ndetse no gukuraho ibinure byinshi. N'iyo umwijima waba warabaye hepatique, ibi ngibi biragenda bigakuraho ibyo viral loads zagiye ku mwijima, bityo umwijima ugakora neza. Ndabwira n'abagabo bafite ikibazo cy'ibinyenyanza, si abagore gusa n'abagabo bagira ibinyenyanza. Ugasanga umugabo yataye forume bitewe n'uko afite ibinure byinshi, kandi wenda mbere yari ateye neza, ugasanga afite forume pe mbi idashamaje itameze neza. Waza mu kigo Kunda Ubuzima Health Care tukaguha iyi magirimu kabusire ikajya gukuraho izo lipide mbi na cholesterol mbi, meme na triglyceride bigakurwaho bikavaho. Niyo mpamvu ugomba gufata iyi magirimu ikagenda ikajya gukuraho urwo rugimbu rubi ruba rwaragiye mu mitsi. Hari abantu barwaye imitsi bakagira crampe musculaire, bakabyimba ibirenge bikabyimba, ndetse imitsi ikabyimba yo ku makwisi. Ugasanga umugore atinya kwambara akenda kagufi kugira ngo batareba ko imitsi yabyimbye yaba afite amaguru nk'ay'abagabo. Nkwijeje ko iyi magirimu iragenda igatuma imitsi imera neza, ikarambuka,
ntiwongere kubyimba ibirenge. Nubwo kubyimba ibirenge harimo ibimenyetso byinshi, harimo ibimenyetso by'uko ushobora kurwara impyiko, harimo ibimenyetso by'uko ushobora kuba ufite uburwayi bw'umutima, harimo ibimenyetso by'uko ushobora kuba ufite ikibazo cy'umwijima, ufite ikibazo cyangwa se urwaye n'izindi ndwara nka za gute zitandukanye. Ni byiza ko ugomba kugana umuganga ubifitiye ububasha ukwegereye, akagukora consultation, akagusuzuma, akareba ko ufite ibinure byiza. Ibinure byiza bitunga ubwonko kandi ibinure byiza byubaka umubiri. Iyi magirimu ica apeti, icyo ni icya mbere. Umuntu ufite apeti nawe ashobora kugira ibinure byinshi bitewe ko arya by'akavuyo, kandi kurya by'akavuyo si byiza ahubwo ni bibi. Iyi ni regime alimentaire yagufasha kugira ubuzima bwiza kandi ukagira ubuzima bwuzuye nta kibazo ufite mu mubiri wawe. Wagana ikigo Kunda Ubuzima Health Care tukayiguha kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Icyo ni icya mbere. Magirimu ikura ibinure byo mu mwijima, ibikuramo bikavamo bigashiramo. Magirimu ikuraho ibinure byagiye mu mitsi igeze amaraso, itwara amaraso mu mutima, iragenda ikabikuraho, bityo imitsi ikageza amaraso mu mutima neza. Iyi magirimu cya gatatu ni uko ikura ibinure mu mitsi bigeza amaraso ku bwonko. Iyo amaraso atagera ku bwonko nabwo ugira iserere, nibwo uzumva umuntu ngo afite migraine, nibwo uzumva umuntu ngo afite umutwe uhora umurya, nibwo uzumva umuntu ngo umutwe urabyimbye, nibwo uzumva umuntu aryama mu gitondo akabyukira ku mutwe kandi ntiyawuraranye, umutwe ukamurya, imisonga ikarabya, bamwe bakanywa amahedex cyangwa se ibindi bintu bitandukanye. Ariko ni byiza ko ukora control y'umubiri wawe bakareba ko udafite ibinure by'umurengera mu maraso. Iyi magirimu rero ikura ibinure mu mitsi igeza amaraso mu bwonko. Iyi magirimu by'umwihariko ikura ibinure mu mubiri aho ariho hose, ibivanamo umubiri ugasigara wera de, nta myanda irimo. Ibinure bigereranywa nk'imyanda, ni imyanda iba yitetse. Iyi magirimu ituma habaho detoxification ndetse ituma utagira ibyago byo kugira oxidation mu mubiri, kuko iyi ni anti-oxida. Iyi magirimu inyobwa n'abantu barwaye diyabete, kuko hari diyabete ibiterwa no kugira umubyibuho ukabije, bityo isukari ikazamuka, umubiri ukananirwa kuyikoresha, noneho umubiri ukagira imbaraga nke. Bityo iyo umubiri wagize imbaraga nke, globule rouge arizo nsoro z'umutuku na globule blanc ntabwo ziba ziri gukora neza. Ni byiza ko ufata iyi magirimu kapsule ikajya gukora ikintu bita amegasoma, bityo ukamera neza kandi ukumva utuje. Iyi magirimu iragufasha ibinure byitekeye mu mutima, mu mwijima, kumara, ndetse n'abantu bafite ibinure ku nda. Ibyo iyi magirimu iragenda ikabitwika, ibinure byo ku nda bigashiraho byose, ukumva umeze neza. Iyi magirimu ni nziza, ica apeti, kugira ngo utagira apeti ukarya by'akavuyo. Hari abadamu bavuye ku gikoma ngo batabyibuhe. Igikoma yego nacyo kirabyibushya, ariko ntabwo kibyibushya nk'ukuntu wafata ibiryo by'akavuyo. Wariye confitire, wariye fromage, wariye mayonnaise, wariye biriya bita ngo ni bleba. Izira za bleba nazo si nziza. Ni byiza ko urya ibiryo byujuje ubuziranenge. Inyama zitukura wazirunze, washizemo za kibemage, washizemo ibirungo bitandukanye by'abanyamahanga, utazi ukuntu byakozwe, utazi bitapimwe. Ni byiza ko ugomba kurya ibiryo bipimye kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Magirimu ni igisubizo tukuzaniye, yewe muntu ufite ibinure, ufite ibinyenyanza, ufite ibicece, mugabo ufite ibinyenyanza, mubyeyi ufite ibinyenyanza, mukobwa ufite ibinyenyanza, turagushishikariza gufata iyi magirimu igizwe n'ibinini 90. Ufata ibinini 3 mu gitondo no ku mugoroba, kandi ukabifata nyuma y'uko ufata amafunguro hashize nk'iminota 40, kugira ngo na ya myanda wariye mu biryo isohokemo ivemo. Magirimu ni igisubizo. Dufite ubuhamya bw'abantu bagiye bayikoresha bagakira kandi bakamererwa neza. Inyobwa n'abantu bameze bati, inyobwa n'abantu bafite ikibazo cy'umubyibuho ukabije, ibyo bita obesity. Icyo ni icya mbere. Ikanyobwa n'abantu bafite diabete iterwa n'umubyibuho. Icyo ni icya kabiri. Ikanyobwa n'abafite hypertension iterwa n'umubyibuho.
Icya kane, inyobwa n'abantu bafite ibinure ku mwijima. Icya gatanu, inyobwa n'abantu bafite ibinure ku nda. Icya gatandatu, inyobwa n'abantu bafite ibicece, ibinyenyanza. Icya karindwi, ikanyobwa n'abantu bafite imitsi ibarya ariko batazi intandaro yabyo, ni uko mu mitsi haba harimo ibinure byinshi. Icya karindwi, inyobwa n'abantu bafite ibinure byo mu maraso, no mu maraso haba harimo ibinure. Urugero, urabona nk'ukuntu turya inyama ugasanga ku isahani hagiye hitekera utuntu tumeze nk'utuvuta. Turiya tuvuta ukuraho tukanyera ntidukurweho n'intoki, tugakurwaho n'isabune. Nibyo bita, dushobora kuba ari pide mbi, ariko ni byiza ko udukuraho kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Epeseri y'imitsi hari igihe igabanyuka, bityo amaraso agatembera nabi mu mutima, umutima ugatera nabi, ukagira ikintu bita palpitation du cœur. Ni byiza ko ufata iyi magirimu ikajya gukuraho utwo turipide, ikajya gukuraho cholesterol mbi ndetse na triglyceride. Ni byiza ko wagana ikigo Kunda Ubuzima Health Care dukora mu mujyi wa Kigali, tukagufasha ukagira ubuzima bwiza ukoresheje iyi magirimu. Nta mwana w'imyaka 2 uyikoresha, nta mwana w'imyaka 3 uyikoresha, nta mwana w'imyaka 4 uyikoresha, kandi ni nziza cyane mu kugufasha kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Nta mudamu twese uyikoresha, ahubwo ikoreshwa n'abantu bameze neza. Imiti inatirere inyobwa n'abadamu batwite nayo irahari, nka sipirine nayo ibafasha mu kuyidinga cyangwa se mu kumanaginga ibinure by'umurengera byo mu maraso. Dukora mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge, mu nyubako ya Chic muri etaje ya mbere ku muryango wa E050. Aho niho dukorera. Mwaduhamagara kuri 078 56 86 68 2. WhatsApp yacu iriho, ndetse ikigo cyacu ni Kunda Ubuzima Health Care, no kuri YouTube mwadusangaho. Murakoze, Imana ibahe umugisha.